Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, turabaramukije turabasuje amahoro y'Imana abane namwe, tubifurije umugisha gukomeza kubana namwe muri ibi bihe turi kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku mbuga nkoranyambaga nta minsi irashira social media cyangwa umu content creator witwa Kasuku Media avuze ko yatewe n'abagizi ba nabi baje bambaye mask ariko bavuga ikinyarwanda hari yaharereye mu gihugu cya Amerika, mu gace kitwa Texas. I know ko niho njya numva cyane akunda kuvuga. Ariko uyu Kasuku Media TV yatangaje ku rubuga rwe avuga yuko Imana yakinze akaboko abagizi ba nabi bakaba bataramuhitanye, ariko mu bakeka ni wamenyekanye cyane witwa Badrama. Rero hari amakuru atashishimishije abakunzi ba Kasuku avuga ngo Kasuku Imana yakurinze kuba abagizi ba nabi batakoreye ibindi bintu bibi. Rero Jay cyangwa Jay Skizzo wa Mipangu yatewe n'abagizi ba nabi ku munsi ari we itariki 13 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2026 saa 2:35. Uyu Sengiyumva Emmy Kambale Withdraw wamamaye cyane nka Jay Kasuku cyangwa Jay Skizzo wa Mipangu ku mbuga nkoranyambaga yatewe mu rugo ahatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Arizona. Itsinda ry'abagizi ba nabi bamuteye bamusiga ari intere, n'ubundi yavuze yuko bamukubise cyane, ariko nubwo bamukubise nawe hari icyo yahaye uwo muntu wamukubise. Muri abo bagizi ba nabi nawe hari ikintu nyine ubwo yumva yamukubise cyawe ajyana nk'uko nawe bari bamaze kumukubita. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 13 Mata mwaka 2026 nk'uko yabihamirije igihe ko yatewe n'itsinda ry'abasore batatu bari bambaye intwaro. Icyakora Imana igakinga ukuboko bagasiga batamutwaye ubuzima. Bari bambaye mask bafite n'izindi ntwaro. Ati iryo tsinda ry'abasore batatu, babiri bafite imbunda nto undi afite ikintu kimeze nk'umuhini, bankubise bya nyabyo. Icyakora ntibagera ku mugambi wabo kuko Imana yandinze. Kasuku Media cyangwa Jay Skizzo wa Mipangu ahamya ko abamukubitaga nubwo bari bipfutse mu maso bambaye mask atabashije kubamenya abo aribo, ariko amagambo bamubwiraga yumvishaga ko umugambi wo kumwica ariwo bateganya. Ati barankubitaguraga bambwira ngo turagukubita ku buryo nuramuka ugeze no mu ijuru ariko Mana abagizi ba nabi nabo barakanganya, ugeze no mu ijuru nibi uzabyibuka. Ntimuri mu bihe byo kwibuka, ni ibihe uzabyibuka. Unyumvira abo bagizi ba nabi nibi uzabyibuka. Kasuku yavuze ko aba bagabo bamwinjiriye mu nzu nyuma yo kwiyita abayobozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu. Mu gihe bari bageze iwe cyane aho atuye mu muryango ureba ku muhanda, bageze hari gutambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa. Uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko uwo mukecuru wari ubonye n'umuturanyi we atewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango bari bibagiwe gukinga. Umwe muri abo bagizi ba nabi aza kumwikanga bahita basohoka biruka. Nyuma yo kubona ibyamubayeho, Kasuku yavuze ko yamaze kubimenyesha polisi ndetse yiteguye kuvugana n'ubuyobozi bw'inzu abamo kugira ngo arebe uko yarindirwa umutekano. Ibyo ni ibyabereye hariya muri Amerika muri Arizona, aho Kasuku Media yagiriwe n'abagizi ba nabi, ariko akavuga ngo mu bakeka harimo uyu musore w'umunyarwandakazi witwa Badrama. Amaze iminsi yarigize ikigoryi mu mutwe, singaya no kubivuga.
yirirwa avuga perezida wacu nabi, u Rwanda rwatubyaye nabi. Uyu Badrama yari umu social media nawe uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yaje gushakana ngo n'umukecuru ukuze cyane, niko tugenda twumva ku mbuga nkoranyambaga. Rero uyu Badrama sibwo ageze mu gihugu cyo hanze atangira kuvuga urwamubyaye nabi kandi ari u Rwanda rwacu neza. Uyu Badrama aho atandukira kuvuga ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda nabi, akavuga ibiterekeranye, kandi Kasuku Media murabizi yuko nk'uko ajya abyivugira aravuga ngo uzavuga u Rwanda nabi nzaza mubagagura. Kandi koko nibyo, twamagana abantu bavuga urwatubyaye nabi, twamagana abantu bavuga abayobozi bacu nabi. Uyu Badrama rero yigize ikigoryi mu mutwe, yirirwa tuka abayobozi bacu b'igihugu cyacu. So rero Kasuku Media turagira ngo tumwihanganishe, n'iki kigoryi Badrama niba aricyo cyabikoze gihanwe. Kasuku yavuze ngo uwo ashobora kuba akeka, kuko Badrama ngo azi aho Kasuku atuye. Rero uyu muginga witwa Badrama rwose Kasuku wacu turamukunda, Imana imworohereze kandi abashe kwihangana, kuko mu isi niko bimera, ariko iyo wishinganishije biba byiza cyane. Ngaho nguko rero Kasuku Media mwese mukunda mumuhe pole kandi tumwifurize kugira ngo amere neza, nubwo bamukubise ariko dushima Imana yuko ubu ngubu ari muzima. Umunsi mwiza kandi mukomeze kugubwa neza, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, twihanganisha ababuze ababo, kandi tubakomeza tubabwira ngo turahari ku bwanyu, tugomba kubabwira ngo mukomere kandi mwihangane. Ngayo nguko rero umugisha, amafaranga, byose byiza bibane namwe byose. Niba utameze neza jya wihangana ubuzima urimo, warwaye, wagize ibindi bibazo bigiye bitandukanye, jya ukomera, kuko mu isi tujya duhahuramo n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko iyo ubasha gusenga ukiyegereza Imana ugakomera, byose bigenda neza. Amahoro, umugisha, umutekano bibane na mwese mudukunda kandi mudukurikira. Umunsi mwiza.